hariho ubyutse umusemburo nuhumeka ati urare ubyutse twabaye tukigera mu rugo rero doragasha byagenze bite aravuga ati umva wa mugore we reka nze ndare mbyutse umusemburo nidushaka turare tutariye ariko ejo tuzabona amafaranga atubutse yeba bahungu narakugende nibwo gahunda nari nyikoze arasohoka ariruka asohoka mu rugo ariko nawe ati umusemburo urimo urawutitiza wa mugore we jewe ibintu sigomba kubyemera ariko rero twaragiye mu gitondo yo tusanga cyaba mutarafu cyafatanye icy'agatore cyabaye nk'amamesa cyafatanye fresh tujyane ingurube yakinanirwa yanga kukinywa n'abanyura kwa barwataka tubahe mu kajeka kirabananira mvuga ati ntabwo bazongera aka kamashini gatoya kaba karimo amakuru menshi y'abasitari mbere ndashaka gusohora kandi aya makuru nyasohoye nakurikiranwa pe ariko byangiraho ingaruka impamvu ni iyi umusitari umuvugaho mana akahita gushetaho amafaranga bakagufunga my friend umusitari umva baragufunga mugozi bakawudadira none se reba reka mbahereza nk'urugero reba nk'uno mugingo yavuze kuri ba debeni ayada wa mukobwa witwa Jacques wibwira abanyarwanda ko ukunda gusambana cyangwa abagabo bakugize degitted nyine bakugize nk'ikiyobyabwenge nimba abagabo baragukoroneje byigumanire kuba abagabo baragukoroneje twe bihurira he natwe baba kubomora sibyo na muri twebwe nta muntu kubomora sibyo reba ejo buri gukorana ikiganiro na Irene sibyo Irene yataguhobera sibyo Irene yataguhobera ntabwo ari kumufata ku ngufu Jacques kuki wabonye Irene ukamugerera Irene ngo bakoresha ibiganiro man ibazisha umuginga nk'uyu mwana akajya kwibambasa ko uramujene na warabomora ni rubomozi tazamwira ataka kubomora nakuko nta kintu bigutwaye da ngo no yakubomora nta kibazo ariko Irene yarakubwiye ngo Jacques witware neza ngo koko Aisha yakuvuna ubuze ngo Aisha nawe akunda Irene Banyarwanda kaza kanaka banga mbiriye Aisha akunda Irene noneho Jacques we akunda Irene mu buryo bw'irari bijyanye no kubomora amukunda bijyanye no kubomora muri rusange ni irari ryinshi irari nyine tukubomora nyine nibyo bamushaka n'ubundi Jacques urabizi ko Jacques we nta muhungu bajya bamarana amezi arenza 2-3 ibaze ko mwabona ubukwe bwa Vestine buheruka kuba Jacques yavuze ngo cyakoze cyo ngo Vestine ngo ntabwo narinzi ko umuntu yava hasi ari umutindi akagera kwa runo rwego twebwe tukaba turahatwara umwana w'imyaka 20 ngahita abona umugabo bisobanuye iki byo bintu bisobanuye iki na amavuta y'Imana aba yagiye nyine muri rusange nta kintu kinini ndi buvuge kwa bino bintu sibyo ni umukobwa wasezeranye byemewe kandi umukobwa wasezeranye so muri rusange urabizi ko nta mutima mubi na satani uriya mwana yiboneye umugabo nubwo abonye umugabo ari mutonya yagize amahirwe abona umugabo bisanzwe nawe dukurikiye kuri ino live nongeye kukubwira ngo so ndikubareba kandi namwe nkuko bisanzwe turabakurikirana kandi ibintu ngiye kubabwira ni amahirwe masa reka mbanze mboherereze ifoto aho ngaho kuri kamera kugira ngo mwirebere muri rusange ibintu ngiye kubabwira ntago ari ibintu ndi gupapira cyane ntago ari ibintu ndi kuvuga ngo ntago ari ibintu byabayeho gusa byabayeho muribuka mu bukwe bwa Vestine na Dorcas ukuntu byagenze ubukwe bwabereye ku Ntare Arena abantu mutazi ku Ntare Arena namwe ndaza kubasobanurira ariko ubu bukwe niho bwabereye muri rusange ariko umuntu witwa Jacques ibintu yavuze n'ibintu bijyanye no ubukwe bwa bano bana ntago ari ibintu byiza so reba ifoto rero ngiye kugushyiriraho reba iyo foto kangushyireho ifoto kuri screen reba iyo foto ngiye kugushyiriraho noneho urahita ubibona ko ibintu byari byahinduye imirishyo muri rusange reba iyo foto ngiye kugushyiriraho nkuko muyibona namwe murabibona ko nari ndi kubukwe namwe niko mwararebaga ariko impamvu bino bintu mbivuze
ni ukugira ngo uyu mwana nimba yishakiye umugabo sibyo mureke kumuvugaho cyane, muramuvugaho cyane kubera iki? Bite byanyu mwaretse umwana akishakira akirongorerwa yego. Ariko iyi nkuru nziza ngiye kubana iyi ngiyi nuko gusaba no gukwa byarangiye. Ubu rwose umujeni wacu yemeye kubomora umwana. Aka kantu ko kubomora ntabwo ari wakazanye, kazanwe na Metero Inzovu. Nzajya nkakoresha muri rusange ntimukagire ngo ni umutima mubi. Aka kantu ntabwo ari wakazanye, kazanwe na Metero Inzovu. Ngo ni ibintu bijyanye no kubomora, ntabwo ari wakazanye. Nkuko mubibona rero ifoto yabagezeho, muyirebe. Kalisa nawe uhawe ikaze kuri kamera zacu za Kidasamura TV Rwanda, turakureba. Ariko rero mubwiye nimba utarakora subscribe banze uyikandeho, ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro, kubera ko impamvu mise mbibona siko bwa mbere ugeze kuno muyoboro. Nyandikira ntacyo ndabandi kukureba nta kibazo, siko bwa mbere ugeze kuno muyoboro. Very good, very nice. Nibwo bwa mbere uhageze rwose, ntabwo wiyemeye. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndabangira mbanze musobanure kwa kino kintu tutaratinda. Tujye kugaruka kuri Jackie twari twamuvuzeho gatonya, ariko reka twongeye tumugarukeho. Jackie murabizi ko yagiye gukorana ikiganiro na Irene muri rusange hariya kuri iriya hoteli. Ntabwo njya nkunda kuyivugaho cyane kuko mba ndi kubamamariza, ariko ni M Hotel niho Irene akorera ibiganiro. Irene niho akorera ibiganiro muri rusange kuri M Hotel hariya mu mujyi neza umanutse hariya hari mu Kiyovu, nako n'ubundi haracyari mu Kiyovu, aho muzehe yari atuye hepfo yaho niho bita gutyo hari hoteli hari bakunda gukoreraho ibiganiro. So muri rusange rero ikintu kindi cyakubabwira ni ikintu kimwe. Turagaruka kuri Nsabi ni umukinnyi wazamutse sibyo, murabizi ko neza ari umukinnyi wazamutse bigoranye, ariko yarangiza agafata abanyarwanda tukamukunda, tukamuhereza igikundiro muri rusange, twamara kumuhereza igikundiro nk'abanyarwanda tukamukunda, nawe agakundwa pe, kuko ibintu akora n'ibintu akina. So hari abantu benshi byubaka, n'abantu benshi bisetsa. Muri rusange hari filime baherutse gusohora imeze neza cyane ntari buvugeho, ariko turagaruka kuri ino channel bari gushaka gusenya abona Gio Bija ni inkoresha iryo zina nuko ari byo akoresha akina. Gio Bija barimo barashwana batongana, bari gutongana kuri ino filime yabo bakina, ntago ndi buyamamaze, namwe murayizi filime bakunda, harimo Gio Bija na Nsabi, iriyo yitwa Dogiteri Nsabi. Iriya channel reka nyivuge nta kibazo, murajyaho namwe murebe. Rero urabona ko mwino minsi nta video zerutse gusohoka, bafitanye amakimbirane batarakemura. Gusa amakuru mfite nuko Nsabi ari gushaka kurya menshi, ariko Nsabi ngiye cyo nzi cyo baraza kubisubiza mu murongo. Iriya filime tuze kuyibona ize kandi imeze neza muri rusange. Ndashaka kubereka kandi kantu, murebe ubu bukwe bwa Dorcas na Vestine, muburebe murambwira tu. Buno bukwe bwa Dorcas na Vestine bwabereye ku Ntare Arena, abantu bari bahari ni bangahe, ni bande? Ese mwari muzi ko Irene ari managing abari abantu ba Dorcas na Vestine? Ese aruzi ko Aisha na Irene basa nkaho bashaka gukundana, nabo bari bahari bose? Ntabwo mwari mubizi. No mpamvu rero mba nabateranyije hano kugira ngo ibintu byose mbibabwire ku murongo utandukanye. Rero kwa zino live zacu cyangwa ino live umuntu dukurikiranye baje kukubwira ngo witondere ibintu hano turi buvuge, kugenda ubihisha hanze nimba ibintu bikubwiye. Niba gufunga njyewe umusamariya muzandenganye, ngenda bikubwiye nk'umusamariya ariko muzandenganye niba gufunga. Njye ibintu mbafite mvuga mba mbifitiye ibimenyetso n'amakuru. Nababwiye ko aka kamashini kanje gato mureba, aka kamashini gatoya kaba karimo amakuru menshi y'abasitari mana ndashaka gusohora, kandi aya makuru nyasohoye nakurikiranwa pe, ariko byangiraho ingaruka. Impamvu ni iyi: umusitari umuvuga wa mana akahita gushetaho amafaranga bakagufunga my friend. Umusitari umva ndabara gufunga mugozi bakawudadira. None se reba ikambahereza nk'urugero, reba ngono mugiye ngavuze kuri ba Debeni awayada ashwita agayibena ndi bubivugaho, kandi ibintu ndeba buvugaho nge nihora iki cyo cyo bamfunga ariko bazuko abantu mwoshya koko muvugeho. Ntabwo ndi bumuvugeho, mujye mureka koshya gutyo cyangwa ngo mushake ntabwo ndi bumuvugeho kabisa. So
murebe indi foto mboherereje mumbwire mwebwe mumaze iminsi mutembera mu mujyi wa Kigali, reba izi modoka ko zingana, nubona ko zino modoka ziparitse hano, reba nyine kuntu ahangaha rero bahita mu Giporoso, zino ni za feruje zo mu Giporoso. Rero izi modoka mubona zipanze gutyo ntabwo muri kuzibona, si modoka nyinshi zibari imbere, singi izo modoka. Izo modoka ubwo ni ukuvuga ngo ni umurongo uva hasi ukagira uva hepfo ukagira ubwo muri rusange, ubwo ni umurongo mugari munini cyane, ukuvuga ngo ahantu hahurirwa urujya n'uruza rw'amamodoka. Ese wari uzi ko no muhanda ari nyabagendwa? Wari uzi ko no muhanda ucamo n'amakamyo? Ngo gute? Amakamyo ava Tanzania aca hariya, amakamyo ava Tanzania aca hariya, amakamyo ari buve Uganda aca hariya. Uyu muhanda rero ni munini pe, ugenderwamo mu byerekezo byombi, ni hakurya no hakuno. Yenda nta kibazo tubafiteho, ahantu dufite ikibazo ni ahantu hamwe hamaze n'iminsi hakorera impanuka nyinshi cyane, kuva 15 ugere 12. Umbwiro amamodoka agenda mwono muhanda kuri umuhanda utakabaye ugiye ibyerekezo bibiri. Muri rusange no muhanda ntabwo akaba ugiye ibyerekezo bibiri. Ariko reka tubanze tuvivure kwa kino. Murabona no makamyo andi imbere, murabona ko ari yakesha bayafunza mbutiyaje. Ni kigaragara ko mu mujyi wa Kigali hafi y'abantu bose batuye umujyi wa Kigali bamaze gutunga imodoka. Ni mu gihe umuryango wose usanga umugore afite imodoka, n'umugabo afite imodoka, n'umwana afite imodoka, nyine ugasanga mu rugo muri nk'abantu batanu ariko mufite imodoka 5. Niyo mpamvu rero imodoka ziri kuba nyinshi mu muhanda, ugasanga harimo mbutiyaje idashira, washaka gutaha ugahera mu muhanda, washaka gutaha ugahera mu muhanda, washaka gutaha ugahera mu muhanda. Kubera iki? Kubera ibinyabiziga byinshi, kuko ibinyabiziga byinshi biri mu muhanda byiganjemo uturava fo, utudutonya twa Gikumi, utungutu twa hiyasi, utungutu twa nyine twa feke. Nta muntu ujya ubasha kugira ngo Range, ubusa n'izi modoka muri kubona hari Range Rover irimo, n'utu tumodoka twa feke izi by'umuriro bya Kia bazanye ngo Kia Soreto. Iyi Kia nta modoka irimo, mu rugero uzayigongure ngiye murabumbo ngiye mbiruka kubakorera impanuka ejo bundi. Hari ikiganiro cy'impanuka nigeze gukora, bari bagonze Kia Soreto. Reba noneho ukuntu bagonze Kia Soreto, ariko iyi video ntabwo ndi buyindi bibashyireho kuko nayo uploadinze bamwe bandika copyright. Njyewe nari ntibereye imodoka yagonze Kia Soreto ihita icika. Ntabwo ari gusuzugura zino modoka, muri rusange tu ziratatse, ziradekuye, ziragenda, kirimo ndabivuze nta kirimo. Miliyoni 9 z'ubundi zigura imodoka, miliyoni 9, miliyoni 8 ubona Kia sha, miliyoni 8, miliyoni 9. Kia nshyashya ufundukuye 0 km. Imodoka se zahese Kia Hyundai pana, ariko